Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. None mbazaniye mining nziza ya Delta. Mining ije gusimbura Pi, ubona ko nayo ifite ibintu byinshi izatugezaho byinshi cyane nk'ibyo Pi yatugejejeho. Murabizi ko abantu bamininze neza Pi bakuyemo amafaranga menshi cyane afatika menshi, wenda kuvuga menshi simvuze miliyoni 100, ariko barabakuyemo miliyoni 25, miliyoni 30. Ni nabo bakuyemo 100 nyine, ariko wo hanze mu Banyarwanda bo bagiye, kubera ko bari batarabikurikirana cyane, bagiye bakuramo amafaranga make cyane. Rero nagira nkubwire ngo nawe urumva nicyo gihe ngo utangire mining zose zibaho. Iyi channel n'ikibereho no kwereka aba mining azaguha amafaranga mu minsi iri imbere. Sasa nje kwereka iyi Delta, ndaje kwereka uburyo wafunguramo account ugatangira ukayimininga kugira ngo utazahomba nyamuna. Murabizi neza hano uyu mushinga utangiranye nawo mu minsi ya mbere, ukomezanya nturekere, ukagera mu gihe cyo gukora KYC na listing, ubumeze neza pe, ubumeze neza. Nanjye nyitangiye vuba, ariko navuze ati abantu bankurikira reka nyibahe bayitangire kugira ngo nabo barebe ko inyungu zazabageraho. Sawa rero, ndaje nkwereke uburyo wafungura mu account. Niba ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ibuka kandi subscribe. Namwe mwese mwasanzwe mwese mujye mukanda like, muri comment wandikemo confusion ufite cyangwa ikibazo ufite cyangwa ibintu tumva neza. Ndi ready yo kugufasha, comment zose ndazisubiza nta kibazo. Ntimukaye kwandika comment ngo ntago ndisubiza, mujye muzandika nzajya mbasubiza no mata. Twagiye sasa, reka nkore ko bafungura account. Uraza ushaka application bita Play Store mwese murayizi, mujya kuyidownload y'ama application iri yamberetse. Nurangiza uhituza hano hasi search nyine, hano akantu ko gusacinga hano hasi uhakande. Nurangiza urahituza wandikemo Delta uko ngiye kubikwereka. Delta murimo murabibona, ubundi utegereze gatoya. Urabona ko yahise iza Delta Kim. Iyi ya kabiri, iyi ngiyi niyo Delta. Nusanga atari kara kamenyetso ntuzayidownloading, igomba kuba ari inashyize akantu iyi ngiyi neza. Yego, nurangiza ukande kuri install, tegereze gatoya irangire. Mbabwira ko iyi mining rwose niba utarayitangira, yitangire kano kanya. Referral code ngiyi ndayishyira kuri screen, hari ahantu ugera bakayikubaza, kandi ikindi kibazo cyose muri bwagiremo nabasobanurira, ntago ari ibintu bikomeye cyane. Na nimero yanjye ya WhatsApp dore ngiyi kuri screen, ujye unyandikira ahantu ugize ikibazo kuri mining iyo ariyo yose. Iyo ubona nagiye ngushyira hano kuri video yose, kuno kuri YouTube, nyandikira uyimbazeho. Yarangiye sasa, turya tuza tuyifungure. Uyifungure, tegereze ko ifunguka. Iyo ukanze kuri open nyine uhita uyifungura, gate ifunguka. Dore uko ni kwifunguka. Urabona ko rwose aka ni akamining keza mugomba gukurikirana. Kana akamining keza mugomba kuza mukitaho bya nyabyo. Aha application ngiye yamaze kugera muri telefone ngiyi Delta rwose, urahita uyibona ngiyo. Ni uzagikoresha igihe cyose. Urahita uza hano, tugiye gufungura account. Iyo iki downloading nuko bahita bakwereka. Uraza hano hambere urahakanda hariya nayinze kureza akazeru, urahita uzuhitemo igihugu cyawe ubamo, kugira ngo bizakorohere. Kandi ujye ushyira amakuru ya nyayo, kuko ari amakuru ya nyayo agufasha mu gihe cya KYC. Izo amakuru ya nyayo usanga ari ibintu bigoranye. Hano uhita wandika nimero zawe uhereye kuri 7. Uzandikemo neza uzisoze. Uhita ukanda hano handitse ngo next step.
mo murahafatisha aho ngaho next step, uhita uza uwakande, tegereze gato. Hariya ngo referral ID, referral ID ni ya kode, ni kode ndibuze kubashyirira muri description, ndayishyira hano kuri screen, umuntu uyishaka ageza ayikureho abayikoresha. Dore ngiyo, nurangiza uzaza uyikopiye cyangwa nushaka uzayandukure bisanzwe, ariko uzagenda uyandikemo, kuko iyo udashyizemo referral code ntabwo baguha bonus, murabizi iyo utinjiriye kuri referral code. Uba ugomba kwinjiramo nyine, bigomba kuba ari ihame pe. Uzihita uyandikamo hariya, uhita uyipestingamo nyine kubera ko wayikopiye. Nurangiza nickname urahita ushyiramo akazina nyine wiyita gasanzwe. Niba wenda wihimba nka runaka, ushyiramo akazina nyine ushaka, nyine wumva wajya witwaho. Ngereka nandike wenda Left Takerwa, aba aribyo niyandikiraho. Left Takerwa, ubundi duhite dukanda next step. Next step ari aho umuntu ahita akanda, tegereze gatoya. Uhita ukanda, none ukimara kubisoza uhita uza ukanda hasi ngo DSMS verification, uhita uwakanda, uhita ukanda hano get muri kuhabona munsi y'ayo magambo, niho uri uhita uza ukande. Ni ibintu biba byoroshye. Tugeze mu gihe cyo kuverifiya message nyine, bavuga ngo baverifiye barebe ko ari wowe koko. Urahita uza kano kantu karaza, uhita ugakanda ari okay. Uhita uza hano ujye kuri Global Universal, aba ariho wikandira, bahita bakuzanira amanimero. Wowe rero hano ikintu ukora, uhitamo nimero iba kuri WhatsApp, kuko iyo ushatse kohereza SMS bisanzwe batwara amafaranga 80 ya balance, kandi igihe waba utarafite uretse ugenda wihitiremo nimero ya WhatsApp. Nimero ya WhatsApp aba ariyo uhitamo. Tegereze gatoya, nurangiza urahita uvuza ukopiye bino bigambo biri hano, nko murabibona bino urabikopiya nyine, ukanze kuri kariya kantu ko gukopiya murakazi. Kano gukopiya ndakeka mukazi, reka nze nakunda kabereke. Uhita uhitamo hariya kuri WhatsApp, urabona ko nabona maze no kubikopiya. Uhita uza kuri kano kantu ko hasi kavuga kohereza nyine, murakazi. Uhita ukandaho confirm, byironshinga kuri WhatsApp. Birafungukira kuri WhatsApp. Tegereza gatoya, bahita bakujyana kuri WhatsApp, na nimero ihita yizanaho, warangiza ugahita usendinga bisanzwe, wamara gusendinga ugahita, sorry gato nari nsubiye inyuma gato kugira ngo nongere mbereke neza. Uraza hano uhitemo WhatsApp, uhita uhitamo n'akano kantu ko kohereza, uhita ukanda kuri confirm, uhita ujya kuri WhatsApp. Tegereze gatoya, tegereze gatoya cyane, uhita ukandaho hariya ubisendinge. Ukimara kubisendinga urahita usubira kuri application. Ubu tugiye gusoza kubisendinga, twabishoje.
twamaze gusoza kubisendinga, tugiye gusubira kuri delita bisanzwe. Iyo usubiye kuri delita uhita ukanda hano ngo I have sent verification string, mo murahabona hano hasi aho ngaho nzinze akazeru, uhita wakanda utegereze, uhita ukanda confirm nyine utegereze. Bahita bakubwira ko byabaye verified. Ibi hano ubundi urangije gufungura account sasa ukagitangira ukamayininga. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu biba byoroshye cyane. Sasa gutangira kumayininga iyo ukizaho ya masaha 24 yashize bahita bakwandikira gutya, ugahita ukanda kuri ako kantu ubona kareba karimo aho ngaho, ugahita ukanda nanone hano handitse ngo mayine muri kuhabona, warangiza ugahita wimayiningira bisanzwe. Biroroshye cyane, ni ibintu byoroshye, nta mbaraga bisaba, nta mazi arimo azajya kubangamira. Wowe nyine icyo usabwa ni uguhora umayininga, ubundi ugategereza ibyo ba nyiri umushinga bazadutangariza, ubundi amafaranga natwe tukayakorera. Ibintu byoroshye cyane. Sawa rero, niba iyi video igufashije kora subscribe, uyisharinge bagenzi bawe, muri comment wandikemo ikibazo ufite. Referral code iri muri comment ya mbere, ikaba na hano kuri video nayisizeho, hariho nimero ya telefone ugize ikibazo wambaza. Sawa turi kumwe, ciao.